Hello guys, noneho rero uyu munsi ndagarutse noneho nari maze iminsi nsa n'udahari, ariko uyu munsi ndagarutse kandi ngarutse mu buryo bushyashya. Kuba basanzwe banzi nitwa Rino Radi, iyi channel tuba yitwa Rino Editor 1. Making sure yuko kandi subscribe, like, share and comment. Uyu munsi rero tugiye kuba twaganira ku kintu kijyanye no kuba wafata video imwe ikajyaho titre eshatu, yarangiza ikajyaho thumbnail eshatu. Ibyo bintu rero biraza kuba byagufasha biraza kuba byagufasha kuzamura views ndetse n'aba subscribers kuri YouTube channel yawe. Noneho small content creators, iyi ni inkuru nziza ukwiriye gusamira hejuru, kandi ukwiriye no kubikora ukabigerageza ukareba ko bikunda. Noneho gusa ibi bintu ndaza bibabwire yuko bikunda ku muntu ukoresha machine ya uploadinga, umuntu kandi no murabizi ko na phone ibintu twagiye tubyerekana cyane ukuntu telefone ufite kuyikoresha uyaploadingisha nka mashini. Phone, umuntu ufite telefone yayo yose naze kugira ikibazo iyo uploadinze unyuze kuri Google Chrome, ufite kwa uploadinga video yawe ikagenda imeze nk'uploadinzwe na mashini. Iki kintu rero cyo kuba wafata video imwe ukayishyiraho titre eshatu, warangiza ukayishyiraho thumbnail eshatu, bituma umuntu wenda afite kudakunda titre ya mbere na thumbnail ya mbere, ariko yaza kubona iya kabiri akaba yayikirikaho akayireba. Ibi rero nibyo tugiye kuba twareba mbere yuko wenda tukomeza tukabivugaho. Reka tubanze turebe aka video kangana n'umunota umwe n'amasegonda 20. Tubanze turebe kuko ibintu birakunda. Tubanze turebe kano ka video katwereka uko bikora kuri AB testing. Ahangaha ugakandaho, iyo ukanze urabitubona neza ko baguha titre zigeze muri zingahe, muri eshatu. Reka wenda hano twandikeho nka title 1 n'urugero nyine, just no kugira ngo mbereke title 1, sibyo? Hano kagira title 2, titre kabiri, hano kagira na titre gatatu. Urabona neza ko ari titre zigeze muri eshatu. Reka mwereke titre eshatu ya gatatu. Iyi ni ya gatatu. Iyo urangije hano uhita uza hano kuri thumbnail. Aha ni title, ahangaha uhita uza kuri thumbnail. Kuri thumbnail rero biragusaba ko nawe ushyiraho thumbnail eshatu. Kazajya nk'amafoto asanzwe nawe ushyiraho kugira ngo like imbere ku buryo bimeze. Kandebe hano ndakoresha iyi, reka nkoresha wenda nk'iyi ngiyi. Iyi ni ya mbere. Ubona neza kuri mira ya uploadinga thumbnail ya mbere yashyitse, uzanushyiraho ni ya kabiri. Ahangaha baguha nyine option uko nabikubwiye ko uploadinga thumbnail zigeze muri eshatu. Wenda ni random ndimuze kubyitaho. Thumbnail ni ya kabiri, kadushyiraho ni ya gatatu, birangirira icyarimwe. Ya gatatu reka dushyiraho ni ngiyi. Urabona neza ko ni thumbnail zigeze muri eshatu. So guys, rero umaje kuba wabyumva ibi bintu biza bikora. Ahubwo rero no kubanza ukamakinga sure ngo ibi bintu bikora bite, kuko kuba cyane ndashaka abantu muri comment, abantu mutazi kwa uploadinga kuri phone ariko ukabikora phone igakora n'ikoresheje machine, kuko hari amahirwe menshi biguha kuba washyiraho link kuri video. Umuntu akaba ari kureba link, hari amavideo mujya mureba ukabona nk'aka link gaturutse hejuru, ukahita ugakandaho ukaba wareba iyo video yindi, cyangwa se yanarangira ukabona
hasazamo amavideo yiwe. Ibyo bintu nibyo byambere shaka. None reka dukomeze tuvuge ko ibi bintu bijyanye no kuba washyiraho titre 3 cyangwa se thumbnail 3, koko ibi bintu birakunda kandi birakora, biranizeye. Noneho mbere na mbere kuba washyira titre 3 kuri video, ibi bintu ni bishyashya, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ibi abantu tubana buri munsi, buri update izajya isohorwa na YouTube nzajya nyibabwira kandi mbereke nuko ikora. Video itaha ndabereka nako nimubisaba muri comment, numva murabisaba cyane, ndabereka ukuntu ushobora kuba washyiraho titre 3 arangiza ugashyiraho thumbnail 3. YouTube iri kugenda itanga chance ku bantu, ku banyamuryango yabo, ku partner program, kuba niyo waba utaraba umupartner ariko ukaba ukoresha YouTube channel, iri kugenda itanga amahirwe. Reba ubu ngubu yitwaye kuba washyira titre 3 na thumbnail 3 gusa, ni ibintu bije vuba. Ibi bintu rero ndashaka mubanze mugaragaze yuko ibi bintu kuko mubikeneye cyangwa se mubishaka cyangwa mubikunze. Ndashaka mubigaragaze hasi mu comment. Reba abantu banditse comment handikemo ati dukora iyo video vuba cyane, turayishaka, igira vuba n'ibindi n'andi magambo. Gusa bantu making sure yuko wakanda subscribe, nurangiza ukande kukazogera, kugira ngo noneho niwamara gukanda kukazogera, iyo video nisohoka uzayibone mu ba mbere, nawe utangire ukoreshe ubu buryo bwo gukoresha kugira ubone views nyinshi kuri YouTube. Urabizi nta kindi kintu tuba dukorera usibye views, kandi ubonye views nyinshi bigwa n'aba subscribers benshi. Make sure ko wakanda subscribe, like, nunabona video ari ngombwa unayisharinge bagenzi bawe baba content creators bakiri hasi tukizamuka kwicana. Nanjye murabona nari maze iminsi narakwandikiraho ibintu naravuze umwanya, gusa nyine nahagurutse nanjye nje kuyizamura. Iyi channel bisa nka ibindi channel ni channel ya kane muri yo, nayo iyi ngiyo tuyizamura ariko kuzamuka kuri running twihuta cyane n'umuvuduko mwinshi. So guys, rero ibyo nkeneye ko mubyandika muri comment, maze video ugiye kuyitegura. Nimbona kuko muyishaka muri benshi nzahita nyibava bidatinze. Ciao ciao.